kwitabaza ni ikibazo. Ntabwo nigeze mvuga ko asimbuka arahaba barabana urugo rwose. nyine ndagira ngo mwumve uyu muturanyi ukuntu ubwo bwiza bw'uwo muturanyi musobanurira ubwoko bwabo. Umuturanyi yaretse kubiwe mu rugo abana na Kanimba ku manywa na nijoro kandi afite umugabo n'abana kandi rwose ubuze umuntu wakoze ibyo bintu wenyine nawe tumusoma muri Bibiliya ntiturahura. babagore wa mugore se wabuze ati Imana yawe zabe yanjye agomba anamba kuri nyirabukwe. Yarakurikiye nyirabukwe uriya se Kanimba n'iki umuturanyi kata navuga ko ari inshuti. none se uyu muntu kurwaje umunsi yananiwe ko numvise nawe yafashe umwanzuro wo guhagarika akazi ke, umunsi yananiwe akagenda, ubuzima bwa Dr. Vincent bizagenda gute uko bitekereza? bizagora. uko mbyumva rero ngiye biriya bintu mbona uriya mudamu yarakoze akazi keza, yakoze akazi kazima ni gakeya nyine nubwo waba ari umuntu guhemba cyangwa se ugira gute kugira ngo umuntu abe arwaye kuri uyu mumare w'umunsi umwe ibiri uko byagenda kose mva kuvugira ku muntu urembye cyangwa se urwaye, ahubwo numva abantu bagakwiriye kugira nge nivugira ibintu uko mbibona cyangwa se uko mbona yagombye kugenda. Umugore ntago ari umugore ukwiriye kurwanywa ngo bumve ko ngogamije cyangwa ari gucuruza nawe kugira gute. D'abord niwe werekanye ikibazo kuko radogite se yifatiye telefone ngo hamagare yari ati muze mutabare, ahubwo nuriya mugore werekanye ikibazo none akumugira umunyamagore yakugira kugisa ababivuga batari barabikoze bagombye ko barabikoze baba mu miryango cyangwa se abo bose ikirebwa uyu munsi umuntu arababaye cyangwa se ntababaye, umuntu ararwaye cyangwa se ntabwaye, umuntu akwiriye gutabarwa cyangwa ntakwiriye gutabarwa, ariko akwiriye gutabarwa kubera ko ababaye. Cyo bakora basenga Imana bakora ndetse n'ababishoboye kugira ngo igikenewe ahubwo turebe uburyo abantu bakagumye kuri uburyo yakira kurusha uko abantu bafata umwanya wo kumuvugiraho. Ariko none mwongera kubona kandi kantu hano hantu aha hantu umuntu uri kuri ruriya urwego rwa dogiteri wavuye abantu akora rwa Faisal CH kana he akicara umva icyo gihe yicaye kandi akavuga ko yivuzaga 100% bishatse kuvuga ko ari wowe warirwanagaho nta buriya nta insurance yindi ubugira. Sinzi niba abantu bari kuri rwego batagira insurance ku buryo bayivuza ahantu hose, ariko kandi ni kubera iki noneho uyu munsi abantu bavuga ngo uriya mugore akwiriye ngo kuva hariya mu gihe umugabo avuga ati yari ahubwo ni Ange Gardien wanjye yambaye hafi, mfite umuryango hafi, mfite umuryango abo mfite ba hafi bari kure bari muri Canada naye, ariko abari mu Rwanda ati wenda barajya, ariko uyu nguyu yambaye hafi kubera ko yari inshuti ya nyina. Aba ni byari mu Rwanda uzabona umuntu uri mu byago maze unanagira n'ikibazo uranaterwa hano mu Rwanda wavuze induru akabura wagutabara. Ahubwo hari akantu mbona abantu kari kwirindwa hano cyane bitewe n'urwego uriya muntu yari arimo. None niba mva kuri uriya muntu yari ari muri ya rwego tukaba ataritaho cyangwa harabaho urangare biragenda bite. Reka tubyinjiremo turebe cyane, ariko abantu burya ibintu byose umuntu watatse washyize amaboko hejuru wirengagiza ibibi byose yaba yarakoze ibibi aho ukavuga uti Imana nayo ishobora gukora biriya kugira ngo igire bute, ariko nanone ukanareba hari n'ibyiza buryo twese tubaho mu iyisi hari ibyiza hari n'ibintu baba barakoze. Niyo mpamvu tugomba kuvuga tuti gufashanya. Nayo urakubwira ni ngiye iyo bigeze mu kintu cyo gutabaza cyangwa mbona umuntu ubabaye aho ngaho wenda wahantegera hawe umutego wanjye. Bakunzi bacu bakunzi ba channel zacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu Rwanda. Tubahaye ikaze mwese mukomere cyane mu ntara zinyuranye ndetse no mu mujyi wa Kigali mwese turabashuhuje, kandi mu by'ukuri twishimira uburyo mukomeje gukurikira ikiganiro muri hirya no hino ku isi, ndetse n'abari mu mahanga mwese tubahaye ikaze bakunzi bacu. Tuje kuganira rero, hari abantu benshi ni impaka ziri aha ngaha, ariko izi mpaka tugiye kuguzaho ahanini zishingiye ku cyo bita ubumuntu. Mugiye kuba umuntu, hari abagiye bandika batanga ibitekerezo cyane bigiye binyuranye ku muntu watabaje cyangwa se watabarijwe. Hano ni umudogiteri hano mu Rwanda avuga ko arwaye akeneye kujya kwivuza, akajya kwivuriza ahantu kure kugira ngo abashe kujya muri leta nziza, abashe gukira, abashe kumererwa neza. Ku ruhande rumwe arabamutabaje berekana akababara afite, ku rundi ruhande abandi bari kumurwanya bati
aya mafaranga murayatanga ntago muzi aho muri kuyatanga, ni abajura bashaka kuyarya mu buryo bumeze gutya na gutya, ati ibi n'ibi n'ibi. Ese umuryango wiyemeza kujya kwita kuri uriya muntu bite ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri rusange hari benshi rero nabo bagiye bavuga ati se hari bibaza bati mwizerwe nk'ibi bintu ababibona gute, nk'umuntu ukunze gutabariza abantu, nk'umuntu ukunze kwigisha cyane politiki igendanye n'urukundo mu bantu no kubana neza kw'abantu. Yemwe hari n'abavuga bati uya mugabo n'Imana iri kumuhana kubera ibibi yakoze, hari abavuga bati yagendaga higira gute. Ibyo wenda ntiwavuga, ibyo wenda abantu bavuga ibintu byinshi ku muntu ntiwamenya, si ukuvuga ko simuzi. Nabonye bavuze Kanimba, mbanza kugira ngo nuriya Kanimba w'umuherwe uriya ufite ibitaro hano mu Rwanda, Kigali na Gisenyi n'iki, ariko numva kwitiranwa kuri Kanimba gusa. Nanjye nabayetone kumva umuntu ukomeye gusa, ariko nawe kumva ko ari umuntu wagize icyo akora. Hari ibintu rero mbona ko iki kintu kuri ibi bintu nshaka kugira ngo ngarukaho cyane. Icya mbere ni uburyo bwo gufashwa kwe cyangwa se gutabarizwa kwe. Njye n'ikintu mbonaho aha hantu ntari kubona neza, ntari kumva neza, ariko nanone njye nkaba nanabibona ko kuri iki kintu ko nkibona uko gihagaze ubu ngubu no gutabarizwa, mbona ko biri muri bimwe mu nsinzwi ya Ministeri de la Santé, mu nsinzwi yayo cya Ministeri de la Santé. Reka no kuyireba antake ministeri kanyire nka leta y'u Rwanda, kugira ngo sinzi uriya mudogiteri niba ari umunyarwanda cyangwa se yaranize mu Rwanda aho yaba yaraturutse hose, ariko icyo ndeba ni dogiteri, ni umuntu ufite iriya titre dogiteri. Yo kugira ngo uhagere uba waratanze byinshi cyane, ndetse na leta niba ari yakuriye yaragutanze ibintu byinshi cyane. Ikindi nanone nongera kugarukaho hano hantu, ariya mafaranga ukuntu nyabona, sinumva ko ari n'amafaranga menshi. Buriya ntabwo ari n'amafaranga menshi unanarebye uko u Rwanda ubu ngubu rusigaye rumeze. Yego ntayo nabona, yewe na kimwe cy'icumi cyayo hari simbizi, cyangwa se n'andi nashoboka nyine iyo umuntu ari kurwana kugira ngo abeho n'iki, kugira ngo ugere kwari. Ariko nkurikije abaherwe bari muri uru Rwanda, n'ibyo mbona muri uru Rwanda nuko mbona uru Rwanda abantu benshi bari kwerekana abamiliyarderi bamaze kugera mu mamiliyari benshi ari kugenda biyongera umunsi ku munsi. Bishatse kuvuga ko rero unanagereranyije n'abanyarwanda ukuntu bangana muri rusange, ubwinshi bwabo, nabyo ntabwo wavuga ko ari amafaranga wahita ko ari amafaranga menshi cyangwa ari amafaranga y'igikuba. Niko ngiye bibona, ntabwo ari amafaranga y'igikuba, ni amafaranga baza bakanakwiba cyangwa bakanagutwara kuri konti yafiteho ntunanavuge, kuko hari n'ababa mu ma etaje arengeje ayariya, kandi n'inzu za hano simbona sinzu hano yabayishyira ku giciro, ugasanga ngo inzu ngo ni miliyoni ngo 80, miliyoni 100, miliyoni zingari ari inzu yo kubamo. Bishatse kuvuga ko rero ugereranyije amafaranga y'ubu atandukanye na kera. Ugura avoka 5, umuneke ifaranga, igi 2 gutya, ibyo ngibyo ni ibintu byazamutse. Aho hantu rero ko tureka tuze kugira ngo tubiganireho neza, tubisengure turebe ese nibandeho ko bihishe inyuma y'iki gikorwa ukurikije uko ikintu kigaragara. Aha turabitomora, ngenda bivugisha ukuri ukuntu mbibona mu kuganira nanjye. Rero ku iki kiganiro ahanini niyo ngiye kuza mu biganiro, ngiye mvuga ibintu ukuntu mbibona, ariko nkanasaba n'Imana nti Mana ufashe muri ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo icyo tugenda tureberaho ni ubumuntu. Njyewe nshingiye kuri ibi bintu ngiye byinshi ndi kugenda mbona, cyane cyane ku iyi nkuru, ntitaye ku by'abantu bose bavuga wenda cyangwa se ku bibi yaba yarakoze, kuko njya mvuga yuko ku isi ntago turi abatagatifu, ntago turi abatagatifu. Buri wese aba afite ibibi yakoze cyangwa se n'ibyiza yakoze. Nicyo ngicyo ndakirebaho cyane, kuko icyo nsaba abanyarwanda ni ukumva ni ibitekerezo nanjye ntanga. Hari ibintu d'abord mbanza kurebera. Iriya nkuru yatangiye ajya ku isimbi, hariya baraganira n'intege nke rwose, ubona ko ari umuntu wazikaye, unaniwe, werekana ko yarembye, ariko akaba yarakoresheje utuntu twe twose akivuza mu Bubiligi. Ndumva haryana imyaka 2 yamaze yivuza. Aravuga ati natakaje utuntu twe. Bivuze ngo niba yaragerageje gutakaza utwo twose agasigarira aho ngaho, bishobore ko niba hari n'uwamuteye inkunga cyangwa leta yaba yaramuteye inkunga,
itaba yaramuteye inkunga ihagije kugira ngo ku buryo ibyo byose byahashirira akaba ageze igihe cyo kuvuga ati nje kuri iyi mihanda cyanze kuri iyi miharuro kugira ngo manike amaboko mbabwire nti aho bigeze ndatsinzwe ahasigaye nahanjye. Biriya wasanga binashatse kuvuga yuko nawe ubwe n'icyo kurya wenda kinamugora kubera ko ibyo byose yabimariye aho ngaho. Iki buriya indwara nka ziriya cyangwa se indwara ikomeye, indwara ishobora kukumaraho imyaka 2, umuntu ni wenyine, kuko ngenda byita ko ari wenyine. Kubera iki? Kubera ko nakurikiye nk'ikiganiro umwe mu banyamakuru hano yakoze anenga cyane ku bigendanye no kuvuga ati se umuntu umugore uza akamwirirwaho amanywa nijoro, akamwambura, akamukorera ibi n'ibi gutya na gutya. Hari ahantu ikintu mbona kuri apari y'uriya mugore, uriya mugore banavuga ngo yanataye n'akazi ke, ngo yari afite amafaranga menshi, aravuga ngo aje kumwitaho. Simbizi niba yaragataye cyangwa se niba ari iki, cyangwa se niba ari urukundo. Burya reka mbabwire, birashoboka ko umuntu ashobora kuba arembye, cyakora ari ikintu gishobora kuvuguruza biriya. Ahanini ni uko hashobora kuza verisiyo igaragara yerekana ko uriya mudogiteri atari umudogiteri cyangwa se atarwaye, ahubwo ibyo bari gukora ari ibintu by'ubufantome kugira ngo babashe kugira gute, babashe kurya abantu amafaranga. Nicyo kintu ngiye nshobora guhagararaho nkareba. Hano turi mu kuri kw'ibintu ukuntu bigaragara. Kuko kuvuga ngo umuntu ashobora guta akazi ke cyangwa umuryango ushobora kureba ukabona umuntu waratereranwe, cyangwa se binatewe n'icyo umuntu yamariye abo bantu cyangwa n'uburyo banabanye. Urukundo twese turabibona. Ubuse harimo nk'abantu aba ari nka hari nk'ahantu kure ukabona ndaguhamagaye, mwizerwa uraho, ndagukurikira cyangwa se iki n'iki, nagufasha iki wenda mu buzima bwawe n'iki, atanakuzi ukabona ndagufashije. Dufasoke n'uriya ashobora kuvuga ati uyu muntu nta muntu afite, cyakora hano kubyemera wenda keretse wenda nk'uriya mugore nk'umugabo waje avuze ati umugore yarantaye aragenda, sinzi ibyo ari gupanga n'uriya cyangwa se yagiye muriya ntiwamenya uko bizaza nyuma, aho wenda byavuga biti ibi bintu bimeze bite, umugore se yatwaye urugo y'abandi cyangwa se akaba ari umuntu wari ufite urugo rugashwana kubera uwo mugore n'ibindi. Ariko uwo muntu wumva ukuntu yasobanuye ibintu bye, hari abana, hari umugore, iki byose urumva ko yasigaye. Mbega byabaye nka bya bindi njya ntekereza tujya dusoma muri Bibiliya, umuntu bye byose bikashiraho, abe bakagenda, ibyo bikagenda, ugasanga umuntu yasigaye wenyine. Muri rusange yasigaye ku kintu cya wenyine, ubuzima bukaba ubuzima bukomeye. Hariya rero buriya icyo mbona kuri uriya mudamu, niba yaragerageje akavuga ati ngewe nisharije uriya muntu, niba nta muntu utanyeganyega, nta wundi muntu umwitaho. Ni ukuvuga niba ari umwitaho, ni ukuvuga ko nta wundi muntu wamwitayeho. Hano rero bari kuvuga ngo abantu bari kujyaho bakabirukankaho. Ibi bintu kuki abantu bari kujyaho bakabirukankaho uyu munsi bimaze kuvugwa muri itangazamakuru? Avuga ngo minisante ngo nta kintu itakoze. Simbizi niba ari ikintu yakoze, ariko none birongera ngo minisante yohereje abaganga bo kujya kumusuzuma. Minisante yagiye kumusuzuma iki kandi nta kintu itakoze, ifite ibye byose ifite impapuro, yaragerageje kugira ngo imuvuze. Rero ukazaba abaganga bagiye kumusuzuma ari uko itangazamakuru ryavuze, ari uko ibintu byagiye hanze. Iyo minisante mbere yari iri hehe? Akandi kanwa none numvisemo rwose tujye tuvugisha ukuri. Ngiye ikintu numva nanga, ikintu niba ari ikintu nanga kandi kinatera ishozi ni ikintu biti inyuma, ngo ari imiti ngo afata ngo nishyurirwa kuri mitiweli yishyura imiti ngaye ku Rwanda. Koko tuvugisha ukuri, ntago mitiweli yishyuri. Ubu se reka uragenda mitiweli cyakora ndumva sinzi umuntu wo mu cyaro kwigeze kuganira nambwira yuko n'ibinini bya malaria, cyakora i Kigali ho haraho baguhe ibinini, aho nagiye ibinini bya malaria wabonaga babiguha, ariko ugasanga abantu barahabyiganira ngo ahandi iyo tuhagiye ntabyo baduha. Akenshi mitiweli baguha ordonnance, genda ujya kwigurira imiti hariya, mitiweli yishyura imiti ingana gute muri Rwanda? Mitiweli yishyura imiti ingana gute? Kandi ntabwo tujya tureba ibintu tubivuga uko kubiri kandi tunabivugisha ukuri. Ntabwo kuvugisha ukuri muri rusange byica umutumirano. Hariya ukuntu ngiye mbona kuri aka kantu, uyu muganga wenda uko babivuga bati uko yarwanyije agerageza avuga ati reka ndebe uburyo, avuga ati hari umuganga bamubwiye ushobora kumuvura, akaba yajya niba ngo ari he ngo kwivurizayo, bityo bakaba baramubwiye bati bamuciye amafaranga. Uriya abanyarwanda mbona ikintu bakagombye guharanira bose, bakagombye kuvuga bati
uyu muntu ko aratubwira kuko ari mu kaga ababaye akeneye kwivuza, twese tujya kwa muganga ntawe uzi ko ari bukire, sibyo? Ari amafaranga si amafaranga ava mu mufuka w'umuntu umwe, ni amafaranga ava kuri Mwizerwa, ni amafaranga ava kuri nde ni uwo ari wese wiyemeje gutanga igiceri cy'icumi cy'ijana, ufite bitanu, ufite ijana, ufite angahe kugira ngo tubashe kugira. Ni ukuvuga ngo ni amafaranga ashobora kuva muri miliyoni 10 na zingahe z'abanyarwanda. Ayo rero yarebye kuri miliyoni 10 na zingahe z'abanyarwanda ni ubusa. None se wowe iyo urwaye ukajya kwa muganga bakakuvura indwara bakabona ntibari kuyibona, ugerageza uburyo bwose ugasubira ku bandi baganga kugira ngo ugerageze urebe icyaca mujya ari nige kwa muganga binani ukajya no mu bapfumu aho hose uri kwatanga amafaranga. Nuvuga ngo gihe cyose ukiri mu buzima ubu kirwana kugira ngo urebe ko bwa buzima bugenda, kandi burya kugera kwa muganga psychologically ni impamvu ya mbere nayo kongera ubuzima no kurama ku buzima. Bajya bivuga bakamuga karuta gaturo, wenda nubwo waba kamuga cyangwa se uri kwivuza ariko iminsi kiyongera, wasanga nagerayo kuko aho ngaho ugasanga aranakize, ugasanga aranakiza agarutse mu mirimo ye. Niko ngiye mbivuga, ariko ngiye ikintu mbibona hariya, ngiye ukuntu mbibona ndi gushingira kuko ku kiganiro ngiye numvise n'abamutabarije baravuga ngo ujyayo ngo abantu ngo bajya kumureba ngo minisanti kabirukanka, nako ngo umugore ngo umurwaje ngo akamwirukanka, ngo ndetse uwo mugore ngo bamukurikirane akabirukanka wenyine. nk'abo bantu bavuga ngo nabo muri minisanti ngo bagiye kumureba, bariya bakagombye kuba niba yarabirukanze nuko wenda batabikoze kera cyangwa se byagezeho nabo bibarenga bibatera umujije kugiza birukanka, kandi koko ari abantu bagiye kumusuzuma. Hari n'igihe wenda nicara no murindira umutekano ataba abantu se baje ni bantuke, kuko iki kintu ukuntu ngiye nkibona, iki kintu gishyira leta y'u Rwanda ku munzani. Ngenda nabyanditse kuri wall yanjye ya Facebook, ndavuga ngo ese niba dogiteri ari dogiteri bishobora kumugendekera gutya, umuturage ngofero mwene ngofero umwe hasi muri Z we bimugendekera gute? Dogiteri burya abafite insurance, aba yarakoreye leta aziranye abafite abantu benshi, abafite abo yavuye, abafite abo yakoranye nabo, kandi n'igihugu kimuzi ukuntu. Niba ashobora kuza gataka kuriya gatakamba kuriya atakira umuhisi n'umugenzi kandi yarari ku rwego, ibyo bintu mwumva ko nta kibazo bishobora gutera leta mu gihe cyose itamutabaye? Ndagira ngo wowe utekereza gutyo uzubimbwira ahangaha. Ikibazo ntago gisigara ari cyuriya muntu cyangwa se cyundi wari wose, ikibazo gisigara question mark isigara iri ku butegetsi, iri kuri leta itita ku baturage bayo batanga mitiwere, habari ibigo by'ubwishingizi byinshi mu gihugu, batanga amafaranga y'umutekano, batanga amafaranga y'ibiki, wenda turavangavanze ariko ibyo byose ni imisoro iva mu banyarwanda igenda ijya igihugu gifite girango bigega agaciro development fund n'ibindi byinshi cyane. Ariko niba batarabikoze ngo bamwiteho, hari verisiyo ziri kuza zivuga ngo leta yamwitayeho ko bishoboka, cyakora dutegereje kumva kuko ntago tuzumviye izo verisiyo turazumva na leta igira iki bisobanuro cyangwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ibyo ngibyo nabyo yakagombye kubizana atari ku munwa gusa, ni fact. Ku munsi y'uyu itariki y'uyu yafashwe n'indwara, yitabwaho mu buryo bumeze gutya na gutya, aragenda ajya kwivuza muri Canada, ajya kwivuza muri Mali, ajya kwivuza mu Bubiligi, kuko numvaga nawe aravuga ati nagiye kwivuza mu Bubiligi bamara igihe kiniki nikoca. Ibyo ngibyo rero mu by'ukuri leta nayo izanye ikuye abantu mu rujijo, ikazana verisiyo ishobora kuza ivuga iti uyu mudogiteri yararwaye koko amaze kurwara, tumwitaho nka leta nk'umukozi waturwanagaho mu bintu n'ibi byinshi, urwanaga ku banyarwanda, tumuvuriza nga tumutakazaho ibi n'ibi, none byaranze ntabwo iriya ndwara izakira, dusigaye kuzagenda tumwitaho mu buryo umeze gutya na gutya. Aho ngaho byaba byumvikana. Ariko niba koko ari we wirwanyeho nkuko ari kubivuga, akaba asigaye ari aho ari gutakamba, ikibazo kiri ku butegetsi, ku butegetsi urwego rwa Minisiteri y'Ubuzima itaba yarabikoze. Ariya mafaranga ni koko niba ariba bari kwaka, batashobora kuzajya hanaha bikagenda gutya.
si impamya cyangwa ngo ntekereze ko wenda ko abantu baza bakavuga bati baraza bari kuza babeshya mu buryo bumeze kuriya kugira ngo babe babeshya wenda nabyo ni ibintu byari byose byagaragara cyangwa se bikagaragarira uwo ari we wese ku buryo ejo bashobora wenda kuvuga ku buryo burya ikintu cyose cyitwa icyo kubeshya abantu bose baba bakireba ejo wabona bigiye wenda mu ruhame muri rusange bakavuga bati kuko urabona hatangiye speculation ati uriya muntu umuntu inabuti ni umuntu udashoboye ntago ashoboye ku mubiri no ku mutwe ejo bundi bazavuga yuko umutwe utanatekereza ahubwo ni abantu bari kumukoresha ahantu rero ndi kwibaza abo bantu bari kumukoresha badafitanye isano kandi b'abaturanyi bamwitaho bakava no mu kazi bagahora bamwoza n'iki abo bantu ntiharimo abo bakoranye ntiharimo abafitanye relation ya hafi y'imiryango kandi ukumva ko ari undi muntu w'undi muryango wiyemeje kwisharija ahubwo ngo mpita numva yuko ari nk'umuntu wenda watereranwa n'akaza undi muntu wumugira neza avuga ati reka uriya muntu ngewe mwisharije mwiteho kubera ko abantu bose bamuteranye yasigaye wenyine ahubwo niho usigarana none nibaza kuki umuntu ateranwa n'imiryango yose nabe yarabyaye afite abana kabone nubwo umugore bashwana ndetse afitanye nawe mu miryango n'ibindi n'abandi ariko imiryango niyo tugarutse none mu miryango nyarwanda nayo hari igihe tureba tukavuga tuti imiryango nayo hari igihe byo guterana ibyo ngibyo sinabyibazaho ariko nge najyaga mbona benshi baduterana kubera ko turi muri politiki ariko nk'uri utari muri politiki ahangaha rero kuri ngewe nababwiye naje kuri iki kiganiro kugira ngo duse n'abagira n'abungurana ibitekerezo cyangwa se n'abaganira kuri iki kintu kugira ngo tujye tubamare cyangwa se tube dutekereza burya gutabaza ni ugutabaza niba umuntu yagiye hari agatabaza icya mbere ashobora kuko kuba yarashiriwe adafite ubushobozi akavuga ati niho hahandi kamana mbaya ni mbaya twari twaranze kubivuga harimo abantu barimera bakarumagihwa bya bindi byo kuvuga ngo nari umugabo isa abantu babona ndi kugira sinaba ndi gusabiriza namwe rero kubera ko mwakoranaga mukamwibagirwa binatewe n'igihe byari bimaze ibintu bikagenda bikicecekera ibintu cyane cyane ko kugiye mu Rwanda mbona ko ibintu bisigaye bikemukira kuri social media kwa kundi bavuze wa muntu yagiye yerekanye uburyo inzu zo kwa Dubai ziri gusenyuka bamara gushyira ka video hanze ikibazo cyo kwa Dubai kikaba ariko gikemuka ubwo rero n'uri hari igihe nawe yarebye ati niho hahandi reka tubishyire hanze turebe ko ari umuntu wadutabara kuko ibintu biraturembanye ibintu bishobora kuba abona biri kubaranya kubera ko wenda basigaye wanasanga no mu rugo nta n'icyo kurya banafite niyo miti batabona amafaranga yo kuyigura ariko navuga ati nagerageza niba baranciye amafaranga nkaba najya aho ngaho ibintu bikagira ubwo ngubwo hazaza ikimenyetso cyerekana yuko koko aho hantu avuga ashobora kuzajya kwivuriza ibyo ngibyo bitabaho hatanabaho kandi ibyo bintu ko ari ukubeshya bazaze wenda bazaza babitubwira ariko icyo mbona ahangaha nuko ubona ko ari ibintu byasumye hano cyane cyane mu itangazamakuru ariko ngiye kuri ngewe ukuntu mbibona iki kintu gishobora ni kuvuga ko gishobora nyine kubera ko akantu nagarutseho mvuga nti iki kintu ni igisebo cyane ku butegetsi bw'u Rwanda cyangwa se kuri Minisiteri y'Ubuzima nabo gishobora kuzamuka cyane kugira ngo bigende bite kugira ngo bavuge bati ibi bintu reka turebe uburyo tubimaska kugira ngo twerekane ko bari abantu bari kubesha kugira ngo ko ntago twagize kugira ngo bataduteza isi cyangwa se natwe ugasanga batwirukanso cyangwa se bakabona ko nta kintu tumariye abanyarwanda ariko ikigaragara nuko yatabaje kandi yatabaje kubera ko yarababaye biriya rero yatabaje yaza kuba yaritaweho neza ntago yagombye kuba yaragiye ku mihanda ngo ajye kwicara ajye gusabiriza cyangwa se ajye kwitabaza abantu avuga ati nta yibundi buryo nsigaje nta kindi kintu na gitoya nshigaje uretse kugira gute uretse gutabaza u Rwanda n'abanyarwanda mukaba ari mwebwe mu ndengera ubu rero ikintu buriya gikwiye cyane abantu bakurikije akababaro umuntu afite umuntu atitaye kuba ngo kanaka yarampemukiye umuntu atitaye ngo urwangano n'ibiki n'ibindi ye nababwiye ni
ikintu aba intore abiki, ariko umuntu mbona uri gutabaza kandi ababara, buryo umuntu uri gutabaza ahanini n'igihe ari Imana ibiri gukora ibyo ngibyo kugira ngo izamwereke ukuboko kwayo imwerekeye no mu bantu. Ashobora kuba atarafite urukundo, ariko Imana ikavuga iti reka nzakwereka urukundo kugira ngo nawe uzaze umpamya nkwereka ko ndi Imana, abantu bakwereka urukundo. Niba ari gutabaza abantu ko rwose babikorera ubushakashatsi, babikorere ubusesenguzi, barebe banahererekanya amakuru n'uburyo bwinshi bugiye bunyuranye, bamutabare. Wasanga ko abantu bavuga ngo iyo ndwara ntikira, ariko imbere y'Imana nta ndwara idakira. Kandi koko niba Imana biri mu kuboko kw'Imana, niba biri mu bushake bw'Imana, ayo mafaranga abantu bazayamuha. Niba mara kuyamuha kandi koko aho ngaho agomba kujya kwivuriza ajye anakiza, arashima Imana avuga ati Imana yankoreye ibitangaza. Ntabwo rero twakwicara ngo tuvuge tuti uriya muntu ntidukwiriye kumutabara. Burya ari nicyo bita morale mu mikirire. Kumva ngo abantu bakwitayeho, bari kugufasha, barifuza ko wanakira, nabyo bishobora kuba intandaro ya mbere yo kugira ngo ube wakira. Cyane cyane ko banavuga ngo iriya ndwara ngo ishingiye niba ari ku gikomere, ntituzi igikomere runaka, ariko nibura abantu bamweretse urukundo, ashobora kuzagira akazaza ejo bundi ari gukiza abantu benshi, ari abo yirengagije, ari abo yarenganyije, ari abo yakoreye neza, ahubwo akaza nonosora ibyo yagombye gukora. Icyo kintu cy'abantu baba bagomba kwiga, bakirengagiza ibintu byose, ahubwo bakareba umuntu uri gutabaza. Burya umuntu uri gutabaza aba ari kuri kote yawe, aba ari kuri kote y'uwari wese. Burya ni ukuvuga ngo aba yatsinzwe, aba yemeye kuyamanika, avuga ati ndababaye mwoka byaramwe muntabare. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, iyo umuntu ababaye ntabwo ari byiza kugira ngo abantu bamuvugireho, ahubwo abantu bagombye gufata igihe cyo kugira ngo bafate akanya ho gutabara. Kugira gute? Nta nubwo ari n'igihe cyo kuvugira ngo ku mugore ngo kubera ko ngo yafashe icyemezo yo kujya ngo yirirwa ngo amuhanagura, ngo amwoza, ngo kandi ari umugore ufite umugabo yamaze, ko umugabo wese atabitatse, ko bitagenze gutetse, ko abategetsi se batakoze iki. Ariko ubu ngubu icyo ntekereza nuko ubu ngubu natangiye kubona ari noise kuvuga ngo ntawe uzongera kumuboneraho views, ngo bajyagayo ngo ngo birarangiye n'iki. Ariko niba ari views abazibona barazibonye, abo wakoze inkuru bwa mbere, izo views ubwo yarazirangije, ibindi bizaza nyuma. Kandi ibyakorwa byose nibyo nagashatse kugarukaho. Niba umuntu yatatse yatabaje ari amafaranga, nongere mbabwire ndi umukene, nawe uru n'abandi bintu benshi ni ubukene, ariko ntago abantu bose ari abakene ku isi. Abanyarwanda ntago ari abakene, harimo abakire benshi n'abanyarwanda bakennye koko, ariko iyo bibaye ikomatanyizo ry'abantu benshi, cyakora ava ku muntu umwe ufite miliyari, burya kwiho miliyoni 100, burya hari kiba gipfungutseho ko habavuyeho 1/10. Ariko kubera ko bari ibintu biri collectif, biba ari ibintu muri rusange, buri wese avuga ati ndateraho gutya mpaka ibintu bigenze neza. Bibaye bitya nibura biba bihagaze gutyo. Icyo watanze rero, icyo watanze uri gutabara, ntago buryo ugomba gutekereza ngo kuko ngo nahaye kanaka yaranyisikurutse ngo nundi yashobora kunyisikuruka. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, tujya mu madini. Amadini yaje atambutsa agatebo, akantu ho guteramo amafaranga. Ayo mafaranga duha abanyamadini turi mu itorero cyangwa turi kugira, ntuzajya kuburana ngo nuko ngo pasiteri wamuhaye ituro warangiza ukajya kubona ukabona yateye umugore inda ari kumuha amafaranga. Ahubwo wakoze igikorwa cyiza, we akagenda agakora igikorwa kibi, ibyo ngibyo yaramureba. Wakoze gute? Wakoze igikorwa kijyanye n'icyo Imana ishaka, najya kuyapfusha ubusa Imana izabimuhanira, ibyo biramureba. Kuko nanone tudatanze umusoro ngo nuko ngo bawurya, ntidutanga ituro ngo nuko abapasiteri babasambanamo cyangwa bakaryiba cyangwa bakagira bate, ntabwo igikorwa cyazakorwa. Kuko n'ubundi hari ibyo tuzakora bikagwa mu maboko y'abeza, bikagarukira ababikoze. Hari ibyo tuzakora turi gukorera umugisha, Imana ikabona ko wakoreye umugisha. None se ugendeye ku ibyo ngibyo muri rusange, wazashobora gutandukanya ikibi n'ikiza gute? Abo gukora noneho kubera n'umutima wa muntu n'ubwenge bwa muntu, watombora ukajya ukabona ibyo wakoze birakugarukiye, cyangwa se ibyo wakoze biguye mu maboko y'icyo Imana ishaka. Yari ugutabaza rero biriya, ngira ngo abantu babaho. Gusa ariko nongere mbabwire kandi nongera kubasaba, ibi bintu nakubwiye ko nkibibona
njyewe nahise mvuga ngo leta y'u Rwanda ahangaha iratsinzwe, kandi si ubwa mbere abanyarwanda dutabarana, si ubwa mbere ngiye mvuga nti nta kintu aba bantu baba bitaye cyane cyane ku baturage babo. Kubera iki? Kubera ko hari abaturage benshi bishwe n'inzara, bamwe bakagenda basuhuka bakagenda bahunga, bakavuga ngo twahaye abantu, ngo twaye bamwe, hari abagiye bicwa n'inzara ukabona guye Nyabugogo n'ahandi. Ibyo ngibyo rero nibyo ngiye mbabwira ngo niba hatariho kwita ku baturage, icyo umuturage koko yiyemeje menya niho kwizirikaho igisasu, wabona yanatsinzwe, ahubwo bishobora no kumva ejo ngo ibintu byagenze n'ukundi. Ahubwo niba babe babyumvise bareba, ahubwo bavuge bati uyu muntu koko reka turwane turebe uburyo, ariko bareke izi manevre zigendeye mu gukina ku buzima bw'umuntu, bavuge bati ahubwo reka turwane tumujyane kwa muganga. Ndetse n'abandi bose biya abadogiteri nabo bagiye bakorana, cyangwa se izo nama z'abaganga zose zishobora guhora zikavuga ziti uyu muntu koko aradusebeje tu, twagombye kuba twarakoze iki nk'abantu ibyo byo banakubitwa, ariko uzi kugira ngo umuntu mu muryango mube muri mu muryango umwe, cyangwa se ari inshuti yawe, ari umuturanyi n'iki, wumve ngo yararyamye yishwe n'inzara, n'urugero yarembeye mu rugo abura amafaranga yo kujya kwivuza. Rega ni ikibazo kigikomeye cyane kumva ngo umuturage yabuze amafaranga miliyoni 120 mu gihugu gifite amabije ingana kuriya, gifite kizamuka mu iterambere buri gihe umunsi ku munsi, ariko umuntu uri kuri rwego ngo yabuze amafaranga yo kwivuza, ntago ari amafaranga ari menshi ku gihugu. Cyo cyagombye kuba cyarabyikoreye kibwibwiye. Andi kuvuga singiye yuko navuga ati naragerageje ibishoboka byose ndashirirwa, cyaza bigenda gute? Kandi shingiye nuko ari kuvuga ati ndi gutabaza. Impamvu ari gutabaza abaturage nuko azi ko abo tuvuga nta wigeze amutabara cyangwa murengere. Ibyo rero numva speculation cyangwa se izindi manevre zivuga ngo ntago wafasha umuntu ko wikitabaje ngo kugira ngo bitagende gutya. Nibigenda nyine ubwo ngubwo, ariko watabaye wagize wa mutima n'Imana izawe. Buriya niba Imana uko biri mu bushake bwayo byanze bikunze bizakorwa, kandi azayabona, kandi anivuze ibintu binagende neza. Ariko Imana yibona hari ikibi, ariko icyo hari ibintu biba ari ibigeragezo kugira ngo bipime imitima y'abantu, binapime n'abantu imikorere yabo n'uburyo begerana n'Imana kandi banakunda Imana. Icyo ngicyo ndumva ari ikintu abantu basobanukiweho cyane, cyangwa se abantu bemera. Ubu no kuvuga ko itangazamakuru risa naho rihanganye mu Rwanda mu buryo bubiri. Uruhande rumwe ruti mwifashe uriya muntu, urundi narwo ruti uriya muntu turamutabarize, cyane cyane nk'urwatangaje biriya bibazo bye byose akabisuka hasi. Aho ngaho nkibona iyo nkuru n'uwayibonye wese yaravuze ati uyu muntu rwose arababaye, tugendere kwiyo kote nta kindi turaza kumva. Ariko ubu ngubu irindi itangazamakuru rindi rize riti ari amafaranga muzo, ari kugira uriya mugore muzi icyo ashaka, muzi ibyagamije. Umugore niwe bagize umunyamafuti, niwe bagize umunyamafuti, kuko yataye urugo rwe niba ari ukuruta, cyangwa se nawe kugira gato akajya kwita ku muntu. Cyakora uretse ko akana numvise ngo n'umugabo ababizi ngo ibyo ngo bigaragare, bakerekana ko ariko yaba ari amanyanga, ngo no gufatanya n'umuntu mu ntege nke. None se kubera izo ntege nke nubwo bamufatirana mu ntege nke uwo muntu, ariko simbihamya ko bamufatirana mu ntege nke, ariko bamwitayeho mw'icyo gihe, abandi bose bari baramutaye. Hari abantu bacika intege, nuko reka mbaye nk'urugero. Hari umuntu yari ari Kimironko, ndumva ni Kimironko, ni muri gereza, ariko narabisanze n'abantu batubwiraga ubuhamya kuno umuntu yafunzwe akamara iminsi muri gereza, akamara igihe, imiryango yose ikamwibagirwa. Yamara kumwibagirwa agahimba umutwe yuko yapfuye. Imiryango igahurura ikazana isanduku, imodoka n'iki, yarangiza ubwo nyine bagiye kumushyingura, basigare bagabana ibye, ariko nta wamwegeragaho agifunze. Yarangiza bakabona asohotse ari muzima, ati mukunda bapfu, mukunda bageze gute. Nuko rero nibyo nashaka kugira ngo mbabwire, ni burya ibintu birashoboka yuko ko umuntu ashobora gutererwa n'Imana, birashoboka inshuti zikakwibagirwa bitewe n'ikigeragezo wahuye nacyo. Abantu bose bakagira ndetse n'ibintu n'ibintu rero byagiye hanze. Ahubwo turebe biriya bintu biragana he, bimeze gute, ubirebe ti unabaza Imana nujya gufasha uti Imana ibi bintu mbikore gute, mfashe cyangwa se ngize gute. Ariko kubwaye ngiye mbona nk'umuntu watabaje kandi mbona babaye, kandi anerekana ati nshobora kwivuza mu buryo mumeze gutya na gutya,
ibi bintu ni sawa rwose bigenda gute. Gusa ariko ikintu nshidikanyaho nkurikije nk'umuntu wivuza nkanivuriza kuri mitiwere, mwabantu mwe imiti mitiwere de sante itanga hano muri u Rwanda, kandi ngira ngo aka kantu imiti mitiwere de sante itanga simbihamye. Nuko rero banyarwandakazi, ni iki ngiki nashaka kugira ngo ngarukaho kuri ibi bintu, kuko biri kugenda biri gusakara cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagiye babyibazaho ndetse bira confusinga abantu benshi, bagenda babivuga muri rusange, abantu bakagenda babyibazaho bavuga bati ese ibi bintu byaba urumva ko aho bigeze byagize gute, ati byaba ari ibintu bimeze gute. Ariko muri rusange ikintu ngewe mvuga, ikintu ndeba cyane ni amagara y'umuntu, ntitaye kuba yarantutse yarandenganyije yagize gute, ariko iyo yamanitse akavuga ati manitse amaboko imbere yanyu umuntu abare mumfashe, ubishoboye wamufasha, ubishoboye wamufasha utirengagije kuwa ari we wese, yaba ari intore yaba ari icyo ariko gusaba ubufasha yayamanitse, yabonye hari abandi impamvu ari gusaba isi yose nuko nyine hari igice cy'isi cyamwirengagije kandi wenda ari inshuti ze. Si byose siko ibintu bimeze, gusa ariko hagatangaha nyumve neza, ari ubutegetsi buriho, nabwo nongere mbubwire ko nabugaye, kandi mbugaya 100%, kubera ko umuntu wahagombye kuba ari ku rwego rwiza rwo kuba ari gufashwa nabwo nk'umuntu wagize icyo akora kuri uriya rwego, akaba ari ku mihanda ari gusaba, kabone nubwo yaba ari gusaba ariya mafaranga atari ayo kwivuza, wenda atekereza ati kuko n'ubundi se tuvugishije ukuri, niba ari gusaba amafaranga yo kwivuza, niba ko ayo mafaranga niba ko azagumya agakorera za kine, bakazamumasa bakazagira gute, uzamuba hafi icyo gihe wese azaba arya iki, cyangwa wowe azaba arya iki niba yarashiriwe adasabye, yabaho ate ngaho tuvugisha ukuri, tubwizanye ukuri. Nubwo yaba atazivuza kandi ko uburwayi bwo butazakira, bisaba ngo ajyamo imiti yo kumukaruma, yo izava hehe niba ko yarashiriwe? Yavuga ati ibintu byose byararangiye, sigaye ndi jyenyine nde gutabaza uwo ari we wese. Azajya mu cyiciro cya kangahe cy'ubudehe, bazamuhaye inkunga y'ubudehe, nibura leta iraza ivuga iti twarabimenye ko byagenze gutya, tumushyira mu cyiciro cy'ubudehe kine, inkunga y'ubudehe imwe igenerwa abasaza twayimugerenyeho, iyo se yo nuyimuha bya bihumbi 40 ingahe b'abasaza bisa. Ibi iyo tubivuga rero ntago njya mbabwira ngo, nijyo njya nkunda kubwira abanyarwanda cyane cyane badukurikira, burya ngo ururi ku mbwa ruba ruri no ku muhigi. Babona ibintu bitubaho abantu muri opposition, abantu bakennye n'abakire, mujye mureba ngo ikizaba ku mutunzi w'Ibabuloni kizana ku muki w'Ibabuloni. Nuvuga ngo ikizaba kuri uriya n'uriya nawe cyamubaho. Biratse kuvuga ngo twese twagombye gushakira hamwe kuri tukareba ko uyu muntu arababaye cyangwa se ibintu bimeze gutya, kugira ngo baje kumerwa neza. Impamvu tuvuga n'uriya ni ukugira ngo nibura n'urukundo ruzaze no ku wundi uwo ari we wese uzabasha kwaka ubufasha no kubusaba. Si byose hari uwakoze ikintu cyiza aravuga ati ndamutabarije, hari n'undi ati muramiko muratabaza uriya muntu mumutabariza, murashaka iki, kubira n'abasambo bashaka kugira gute, bashaka kwiba cyangwa se bashaka kugira gute, ukibukibira ku muntu ubabaye. Ibyo ari byose kuba kuzana wakabyivugira kuriya, kuvuga ngo waza ukamuvugisha, kiritse ari akantu wamucometse cyangwa ari ikantu, niya byose nabuze systeme ya kenge na gake yasigaranye ko kuba yavuga ati ibintu byanyemeze gutya, yo kuza kivugira ati byagenze gutya na gutya. Oya two kwikuraho ikimwaro cyangwa se ibindi, tuvuge tuti umuntu arababaye, ahubwo niba mubona ko aya mafaranga adakwiriye kuva mu baturage, minisante nishaka uburyo bwo kwiyashaka igenda imuvuze, avuga ati twagerageje n'ahandi yanavugaga twamujyanye iyo byaranze, none dore evaluation yimeze gutya na gutya na gutya imeze gutya. No kuvuga ngo abantu bari kujya ngo umudamu akabirukana, arabirukana nyine kuko atigeze ababona, we yafashe icyemezo yo kwitabariza kugira ngo abantu bamutabare, none ngo minisante yamwumvise ngo ugiye kujya ngo ari kujya akabirukana, arabirukana nyine kubera ko atigeze ababona. Iyo aza kuba yarasanzwe yarababonaga ntabwo ari kubirukana.
yari kuvuga ati musanzwe muza murakaza neza nshuti z'Imana bakunzi bacu mukomeze muze dore umuntu mwakurikiranye ariko niba birukana muri Minisante mumenye ko ahubwo Minisante ifite ikibazo ntiyakagombye kuba iri gutaka ngo batwirukanye ngo turi kujya ngo twejeje abakozi bacu barabirukana nyine nuko batabaza nuko babatabaje ntimo batabara nuko ntacyo mwabamariye iyo baza kuba babaza n'ubundi mugifitanye ya mikoranire ahubwo bari gutabaza twebwe abaturage n'abandi bose aho kugera nduzana indi version yo kuvuga ngo mwo gutabara ahubwo mutabare ubabaye wese ugize gute hari n'umuntu ubu ngubu utuzengereza kuko bigaragara ko tuzengereza dukorera ihohoterwa n'ibiki nawe neje agize ibyago cy'akabara cy'agacena nzi ko abanyarwanda muri zampuwe tugira na wa mutima w'impuwe twaza tukavuga tuti yo reka tumuhe ibiryo reka tumugire gute reka tumushakire inzu abeho yo kabaho kubera ko umutima tuwufite abantu ariko utawufiteho kugira uriya mugore kuvuga ngo yabikoranye urukundo nongere mugarukeho niba yarabikoranye urukundo Imana ikomeze imuhe umugisha kandi akomeze abane n'uwo murwayi akomeze abane agire burya nubwo ntekereza ko urabona niba avuga ati uburwayi bumaranye imyaka 2 iri kurenga cyangwa se ingana cyangwa se hingahinga ibyo ari byo byose uko umuntu wamubayeho mw'icyo gihe cyose mubwize ukuri buriya kugira ngo umuntu nubwo yaguha amafaranga angana ni gakeya mu banyarwanda uko mbazi ushobora kugira ngo ufate umuntu umwirirweho iruhande imyaka ingahe ishire umuri iruhande umuhanagura umwozo ugira gute ukora ibice abanyarwanda barambirwa vuba ariko muriho mw'icyo gihe ntago ari ibintu byoroshye kandi nubwo burwayi tuvuga kuba burwariye no mu rugo nabyo ari nigenge ntekereza nkumva ko harimo rakini ngiye nuko nguko mbibona ngira ngo nabibabwiye uko mbibona kumwe nababwiye ko ari hagati yo gutsindwa kwa leta y'u Rwanda ibyaba byose byerekana yuko uriya urwaye na koteye bari mu mafuti kwaba ari ugushaka kwikuraho kwaba ari ugushaka kwigira berekana ko ari abantu beza uriya muntu ari kubeshya kuko byonyine kuba munerekana ko arembye kandi arwaye kandi akeneye ubufasha bw'abanyarwanda kugira ngo baje kwivuza ibyo ngibyo byaba bihagije kubera ko yabonye ko ari bakeneye nta bandi yigeze abona ikindi uvuga ngo mitiweli agira mitiweli simbizi wajyana amafaranga wajyana mitiweli bakaguha pomade mitiweli itanga pomade kamfura cyangwa pomade iriya zindi mitiweli azitanga nta ndabona baguha pomade cyakora mitiweli ikintu nzitanga aho kuko nanjye ndivuza mitiweli itanga intuza ibinini bya malaria honzi ariko aravuga ngo ntabyibaha itanga turiya tunini twa paracetamol hari imiti y'abana y'uducurane itanga ariko hari indi miti noneho bitewe n'uwo muti ivuga iti mujye kwigurira amaordonance igenda ujye kwigurira ntabwo ari imiti myinshi cyakora bashobora gusuzuma n'iki ariko hari amafaranga utanga nanone wageze no mu isuzumiro dukomeze rero tumusengere aho kumuvugiraho kandi tunashaka uburyo dusaba Imana niba koko byaca mu nkunga ya buri wari wese kugira ngo abashe gukira koko bigenda maze rero ibintu bye birusheho kuba byaba neza kurusha uko tubitekereza ngewe mbabwiza ukuri iyo bigeze ku muntu uri gutabaza cyangwa se ubabaye ndababwiza ukuri ngewe mbona ababaye unteze ucyakoze unteze umutego wantegera hariya ukaryama ushaka kugira ngo harungirire nawe ukaryama ukipfisha kuko sinagutaka cyangwa ukarira ngo inzara irakwishe sinagutambuka cyangwa ukarangura arwaye ushaka kugira ngo ungirire nabi aho ngaho aho waba wandangije ariko ku kintu cyitwa kugira neza ku muntu ubabaye abantu baba bagomba kureba impuruza y'umuntu ibi tuvuze rero tubivuze dushingiye aho ibintu bihagaze ubu ngubu aho bigeze nibyo nagarutseho nagarutse ku ibyo ngibyo avuga ati nagiye kwivuza ndashyirirwa Minisante ngo bagerageje kugira gute akandi ngo bahagera babirukana kubera iki ku buryo umuntu harimo n'abatangiye kuvuga ngo bamukuru uwo mugore iruhande hari abatangiye kuvuga ngo niba ngo bagira ngo bamukuru uwo mugore iruhande bamukuru iruhande ninde wahagiye noneho wahagiye wabaye iruhande rw'uwo mugabo
mu gihe runaka mu myaka runaka aba yarafashije uwo mugabo mu kugira ngo ibintu bye bigende neza uriya mudogiteri. Kuki bifuza ko uwo mugore amuva iruhande agende kandi bigaragara ko ari we wamufashije? Wenda tuzagenda tumenya ukundi kuri, tugaruke inyuma tuvuge tuti ibintu bimeze gutya na gutya, ariko kugeza iyi saha nuko tubibona ngiye ku bwanjye mbona kuba umuntu yafashwa nta kibazo gihari kuba bishoboye, ahubwo bakanabigira vuba, bakanumva ko bakanakurikirana bati ibintu byagenze gutya, yarayivuje kuko byagenze neza. Ariko nanone nkongera gusaba leta y'u Rwanda nayo kugira ngo ikore iki, kugira ngo nayo ijye igira uruhare rwo gufasha abaturage bayo, kuko abaturage benshi mu baturage bararwara bakamererwa nabi, ukumva ngo babuze n'amafaranga miliyoni na 20 zira wenda ni nyinshi ujya arababuze miliyoni 20 ngo zo kujya ajya kwivuza mu Buhinde, ugasanga abantu umuntu amariyare abantu bagatabara abandi muri buriya buryo. Ariko ikibazo numvise cyazamutse cyane ngo ni umurwaje yaritanze nyine, kandi yirwaje abari kumuserereza, yitanze abamuri kumuserereza nabo bari bahari bagombye kuko baranashatse iyo nkuru bakareba umuntu umerewe nabi. Nuko rero katwiganire ku musozo tubabwire tuti nta kidashoboka, kandi niba ushoboye uwo ari wese ushoboye biba ari byiza kurushaho. Imana rero ibarinde kandi ifashe n'uriya musaza uriya mudogiteri akire amerirwe neza rwose, azasubire mu kazi ashima Imana. Ariko icyo dusaba Imana ni ukugira ngo biriya biharimo bibe n'ibihe byo kumwigaragarizamo, kugira ngo azaze kwisa avuga ati Imana irakarama, Imana iruta imanga, Imana iruta ingabo, Imana iruta leta, Imana iruta byose, kandi Imana ni Imana isobanutse. Nuko rero mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu, munogerwe n'ibihe byiza tugiye tubagezaho amakuru ku yandi, cyangwa se ibitekerezo byacu ko tubyumva. Kandi nongera gusaba abantu bari bose kujya tugira ukuboko kw'impuhwe n'ibitekerezo byiza. Nangere nanababwira nti ukuboko, ibiganza bitanga bigira umugisha kurusha ibyakira. Ndakidubi yarakiririmbye the hand is what. Ubwo iyo ndirimbo muzayumve izabibasobanurira. Niba ugitanze uvuga ko ari ukugira neza, Imana yamaze kubona ko akazi kawe wagakoze. Nuko rero mukomeze munongerwe n'ibihe byiza. Ni Mwizerwa Silva, Perezida PS imbere kuri Kigali mu Rwanda, Kigali nakagaruka. Ciao.